gukurikirana ibiganiro byacu ntanda bisane kuri Good People Shows, kora subscribe, like, share, comment dukomeza kubona amagana byinshi yabiyo bitandukanye n'amakuru menshi cyane kugeza amakuru y'ibyamamare, amakuru ya politike, amakuru asanzwe y'ibyabaye hirya no hino, amakuru ajya atandukanye nayo yose twatujyana tukugeza. Nyamuneka kora subscribe. Muri minsi tumaze minsi dufite ikibazo kinini cyane cyuko twagabanyikishije subscribe zacu cyane rwose, ziramanuka zijya hasi cyane kubera ku mpamvu tutari twamenya neza. Urari ikintu kiryana, nyamuneka kubugeje muri subscribe hafi ibihumbi bigenda gukabakaba hafi bitatu, kayeko ukabona havuyeho wa mbere wa kabiri ukona ari kumanuka cyane bya danger, utazi icyo uzira. Muri minsi YouTube nari kugenda rwose dutesetsa bya danger, dusohora biganira amajwi ntavuge tukabisiba, tukumva aravuga nabi tukabisiba. Gusa twaje kumenya neza ko usanze inkuru itavuga neza ujya muri setting, ukajya mu majwi nyine ugashyira muri nomo, aho tutangira kutwumva neza mu gihe rwose twasuraga ibiganiro bakatubwira ati ntago byumvikana. Natwe twacekinga koko twumva bitumvikana, tukayerwa icyabaye. Byaje kugenda bityo tuza kujya n'ikindi kibazo cya subscribe zamanutse cyane. Ntawakubwira nyine ngo zakuweho n'iki kabisa, ntago twamenye cyazikuye kuko twasigaranye subscribers ibihumbi 255 ndakeka rero bonyine basigayeho mu gihe twenda gukaba hafi ibihumbi 3. Ni ibintu rero bigoranye cyane gukora YouTube, ni nko gukorera umwami udahemba cyangwa se gukorera umwami utazwi, kuko ntiwamenya aho uburana, ntiwamenya ngo urajya kuburanya kurinde. Twari dufite umuvuduko mwinshi cyane, views zirahagarara neza, umuntu yashyiraho views ntijyeho, like ntijyeho, comment ntizijyeho. Ibi byose ni ibintu twagiye duhura nabyo muri minsi, ariko ni imbogamizi tugira ngo ducekinge turebe koko niba koko ziri bugume, kuko twaranditse turabisaba tugira ubuhe. Badukora ibintu byinshi cyane bitari byiza kabisa, uzi kugira video yawe ukayihagarika, umuntu yareba video ntihajyeho views. Murareba ama video yose aherutse yaramanutse cyane ari hasi, ntabwo yigeze agaragaza views nyinshi, kandi zararebwe pe, zararebwaga. Nawe ukajya ukandikaho comment, wenda byuze ngo urebe niba wenda ikibazo wenda ari abantu wenda batari gushyiraho comment, mwagiye mushyiraho comment, ahubwo nuko zitagaragaraga, kuko nanjye nayishyizeho ubwanjye nakoresheje indi mail, nandikaho comment bona ntago igiyeho. Sinzi icyari cyabiteye rero, sinzi n'ubu cyabiteye. Tumukomeze mujyeho mukoreho like, mukore comment kujya ture noneho niba koko zakomeza kwanga cyangwa se bishoboka kuba byafunguka cyangwa se bikajya. Ntago tuzi ngo icyabaye n'iki, nta kosa na rimwe batureze, nta kibazo. Ubundi murabizi ko uhuye n'ikibazo muri comment cyangwa se uhuye n'ikibazo kuri YouTube bakwandikira kuri email akavuga ati ufite ikibazo kinini cy'i copyright ibiki n'ibiki, ariko twebwe ni ijwi dukoresha, nta kindi kintu dukoresha cyaduhatera copyright. Ibi rero bigatuma twarayobewe, natwe biraducanga tuyoberwa impamvu y'ibi bintu byabaye. Twashyagaho ikiganiro hajyaho subscribe kugira ngo umusubscribers yakoraho kugira ngo hajyaho subscribe ahubwo igahita ivaho. Situze ngo byatewe n'iki, hari abantu wenda mubizi cyane, muzi ibyo bintu cyane, mwatubwira cyangwa se mukadufasha wenda twe kubisobanukirwa, kuko ntago twe tubizi. Ntago mbizi, ntago nabeshya ngo byenda byatewe n'iki, ntago mbizi kabisa. Ahubwo abantu benshi bakoze ama subscribe rwose, nanjye ubwanjye nza gufata indi mail y'umuntu, telefone y'undi muntu, nkozo subscribe kuri channel yanjye, mbona hisivaho byari 56 haba hasigayeho 55. Ubwo rero urumva tutazi, ntago mbizi impamvu, ariko mukomeze nyamuneka mukomeze kuzamura umuryango mugari w'aba Good People. Tubafite ibiganiro byinshi cyane tugiye kubagezaho, tubafite inkuru nyinshi cyane tugiye kubagezaho rwose, ntimucibwe intege n'utwo tuntu tuba twarabaye. Ni YouTube nyine, kandi YouTube ntiba mu Rwanda ngo turagenda tuburane tuhatera iperu, reka da, nta hantu niba ntiwamenya ngo icyo caro cyayo ngo kiri muri Amerika he hahagana he kwande wajya kurega ntaho. Niyo mpamvu rero umwami wese umwami dukorera n'umwe, nubone wenda byarabaye successful ngo ugire ngo wenda niko n'abandi bikiri successful, cyangwa se ugire ngo niko wenda twese bicamo mu buryo bworoshye, bitewe n'uko byaciyemo. Biragora cyane, sometime hari igihe bitugora dupushinga bakurura, ni push and pull. Twe turapushinga hakabaho ibindi bikurura, ariko twe turakomeza tugakora nyamuneka, kuko abo dukorera turabazi kandi nibo batugize abo turi. Sasa rero reka twikomereze. Ngende shaka manda yamubwira ngo nyamuneka inkuru ngiye kukugezaho ni inkuru muri iyi minsi rwose y'abana batatu bameze nkaho basangiye umugati umwe, aho umwe akururira ahangaha n'undi agakururira ahangaha. Nyamuneka kandi umugati ari umwe bakabe bawushyira ku isahani imwe, bakawumanyura, niba hari n'agacyayi bakakanywesha rwose. So munyihangane n'akantu kakabayeho, nyamuneka nakabazo tekinike, ariko nizere ko n'umuntu wari uduhamagariye mwizere ko rwose, nizere ko mubabariye. Sasa rero abahungu bameze nkaho ari abana batatu basangiye umugati umwe, aho umwe akururira ahangaha undi agakururira ahangaha undi agakururira ahangaha. Nyamuneka bakawushyira hamwe bakawugabana, bagasatura umwe agahundi, bagatambikana, abandi bakarya bakanywa bakasangira bakamererwa neza. Ariko bose bameze nkaho ari abantu bari guhinga mu murima watugabane, cyangwa se nkaho bari kugabana, kuko urabona ko buri wese ashaka gukururira yishyira n'undi
akishyira, umwe akigira mwiza, undi akigira undi akagira undi mubi, gusanga nyine umwe akagaragaza amakosa y'undi nkaho we ari miseke igoroye. Ugasanga nk'urugero ni abahungu batatu ngo ni Chita Magic, n'uwo bita Tycoon, n'umuntu undi bita Jay Squeezer wa Mipango. Jay Squeezer sasa cyangwa se umenyere kuri channel yitwa Gasuku Media, uyu nguyu noneho we asa naho ari nka Kongo, nk'ukuntu Kongo mu gihe cy'ubukoroni yagiye ifatwa n'ababirigi bashaka kugabanaho, Leopold nawe atwara utwe, gutyo nyine bari kumugabana, bari kugabana n'ukuntu bashyize ikarita ya Afurika ku isi mu gihe cy'ubukoroni, bakagira bati bakatangira kwitanyaguza muri wese avuga ati ndatwara kanundi, ati ndatwara kanundi, ati ndatwara, kuko ubona ko Jay Squeezer aba ari ahangana nubwo ntiyoroshye, aba ari gutukana n'ibiki byose, ariko ukongera ukabona n'undi bita nawe Chita Magic nawe arimo ari ahangaha aranga aratatura, ngo babyita gutatura, ukabona nako gahungu kandi kajemo vuba ngo ni ka Tycoon nako utamenye ibyako, ukabona nako gatangiye kuza gashaka nako gukubitira ahangaha. Sasa rero icyo si cyo wenda kinzanye cya danje, kuko amakimbirane nta gihe hatabayeho, abagaragaza amakosa y'abandi, Yago turabizi ibyo yakoze, nawe na Big Energy ye turabizi ibyo yagiye akora, avuga abantu ati ni babi, tukajya ngo nukwiriza ibiki n'ibiki, ariko mu nyuma bigenda bigaragara gake gake, aho n'umuntu bita Kasuku atangiye gufata umuntu bita rwose Chita Magic, akavuga ati ni mubi, ni umugome, yagambaniye runaka na runaka, yagambaniye Sabishuti y'amagara, yagambaniye abantu bashyiraga ama contract bagiye atandukanye, ati contract ya Beva ni Beva ni bishya company yari ishinzwe iby'imodoka na marishari imwe y'ibibanza. Ugasanga nyine ngo nabantu yagiye atamika abandi cyane, bigatuma ama contract bagenda basinya babakuramo mu makontra, wenda bari bajyanye n'abakira, akavuga ati wenda runaka ntabyo ashoboye, ntago ari umuntu urenze ibiki n'ibiki, mukure muri kontara kugira ngo njye wenda uyihereza ni njye urenze. Ugasanga nyine buri wese aragenda yivuga meza, ariko ikosa wenda ngende kuvuga rya danje, ibyo ni amakimbirane nasanzwe no kuva na kera byahozeho, ibingibi yaba mu miziki, yaba mu showbiz business, yaba wenda muri filme no tutajya tukunda kubyumva cyane, no mu ntuza wenda muri filme abaheberamo turuswa tw'igitsina two tugiye twitsimbatsimba badapfa gushyira hanze, ariko nanone no muri gospel music ntago ibintu bijya bibamo, ntago turumva ayo makimbirane muri gospel, uretse umuntu bitatewe bose babireba bigeze kuzanamo Saga nawe ukuntu n'ubu ngubu cyumva ko agishaka kwikwedura cyane mu bintu bya Saga, ariko Saga muri gospel ntago yaguhira pe, kuko abantu bumva gospel ni abantu bari serieux cyane, serieuse cyane, ku buryo ushobora kuzana ubwo bubwa gato cyane bagahita bavuga ati uyu nguyu arahanga arimo arangiza umurimo w'Imana. Kandi abarokore natwe ntago tuba dushaka kwangiza umurimo w'Imana, cyangwa se ngo umuntu wizeye agutengushye ewan bihita birangira nyine ubumva utakaje icyizere, wumva icyizere umufitiye, uburyo yari umuntu kuri ririmba ukumva uranyuzwe, ukumva nk'uko yarakugeze. Niyo mpamvu usanga abantu baririmba gospel ari abantu babigengesere cyane, ku buryo niyo yakora ikosa ngenga ashobora gutanga amafaranga yose afite kugira ngo ribe ryabasha kuba rya okipera, cyangwa se abe yabasha kuba yarifunga, cyangwa se abe yabasha kuba yarizimya ntirigaragare, nyine ikosa rye ntirimenyekane, kuko ari ikintu ushobora kuvuga gato gusa ugasanga utakaje audience y'abantu benshi cyane, nk'ukuntu Theo byagiye bimugendekera. Buriya Theo yari umuntu uririmba abantu bagahurura, yari umuntu ushyiramo indirimbo ukabona bose bahise baba excited kuri, ugasanga bahise bashaka kuyumva indirimbo, bakumva ngo Theo ari buzanga, ugasanga hari nk'ibihumbi nka 30 by'abantu cyangwa 40, ugasanga ahantu hakubise nimba ari nk'ikibuga rwose bamuteretsemo, ugasanga ikibuga ntago wapfa kubona uhagarara huzuye abantu, buzuye ibiti, ugasanga umuntu urenze. Ariko amakosa yagize n'amasaga yajemo y'ubusambanyi n'ibiki byose no gutera abakobwa mada byaje kumurangiriraho byaje kumurangirana ntaho bimugejeje, nyine yahise arangira aragwa neza, birarangira idini rya ADEPR riramwipakurura, usanga nyine abaye nk'intuza nk'ingaranti, nyine nk'ikimoteri batame imyanda, byahise arangira amasase. Rero noneho ibi ngibi siko bimeze musa naho ari show business, ibi ntago ari uko bimeze, kuko muri show business ya sekira abantu nyine ngo gutwika, ngo byo no gutwika, umuntu agashaka gusohora ama video y'uko so yambaye gusa kampemu kugira ngo agaragaze ngo karenze, kugira twike bya danger, kugira nyine ngakora ibintu birenze, nuko abanza kwishyira hanze cyangwa se kwiyandarika kugira ngo abe yabasha kuba yakora ikintu cyenze, bakabyita nk'ari ugutwika. Sasa rero ibi ngibi byaje kugaragara hehe noneho, impamvu navuze ngo hari ikosa uyu muhungu ngo ni
ngo ni Ndahiro ngo ni Tayikuni. Uyu muhungu ngo ni Tayikuni yakoze amakosa aremereye cyane kuko nta gahunda y'amakosa yemewe muri leta, kandi na RIB yabishyizeho umucyo iravuga iti ibi bintu uyu muhungu akoze ni ibintu bigeze guhagarikwa muri 2019 nakeka niba 2020 hafi aho ngaho, aho abantu nk'Urugendo Online TV, Urugendo TV bakoreshaga ibiganiro umuhungu witaga cyangwa se umugabo witwaga Busyete, aho leta yivugiye iti cyangwa se RIB umuvugizi wari bavuze ati ntago byemewe gukoresha umuntu nk'uyu nguyu ugaragaza ko afite ubumuga bwo mu mutwe, ati ntago ibi bintu byemewe, n'umuntu wakoze ikiganiro n'umugabo ni Busyete gisibe. Ibintu byarakurikijwe rwose bishyirwa mu nzira nziza, uretse abantu basigaranye utuntu dukatakase mu matelefoni yabo nibo basigaranye inkuru za Busyete, ariko nta handi wapfa kujya kuri YouTube ngo uboneho inkuru ya Busyete. Benshi bose barazisibye kuko bahawe warning, baravuga bati nitwongera kubona umuntu wakoresheje umuntu iki kiganiro cyangwa se akamukoresha ikiganiro icyo ari cyo cyose yamugaburiye inzoga, nawe kandi ubwo yifitiye ikibazo mu mutwe, abantu n'ikibazo afite ikibazo cyo mu mutwe, afite ubumuga bwo mu mutwe, warangiza nukamukoresha n'ibiganiro nk'ibyo ngibyo, nta muntu wemerewe. Abantu bose babikurikije barabikurikiza neza rwose, banga kugira gute, banga kongera gukoresha uriya mugabo ngo ni Busyete, kandi yarabagaburiraga cyane, yagaburiye benshi cyane, yazamuye amacana y'abantu benshi cyane. Hanyuma sasa rero none ikosa mvuga ngo uyu muhungu yakoze ni ukuntu yafashe umuntu nanone umeze nkaho afite ubumuga bwo mu mutwe, nubwo wenda nta baganga babipimye cyangwa se nta bimenyetso wenda twe dufite by'uko wenda uwo muntu koko yaba bufite byemewe, ariko uyirebye uwo muntu yakoreshaga ubona nyine ko ari umuntu utari muri controle neza, ku buryo ushobora kumufata ukavuga ngo niwe papa ngo wa Jay Squeezer ngo Kasuku ngo wa Mipangu. Biriya bintu yakoze ni ibintu byabujijwe aba YouTubers bose, ariko yanze noneho arongera birengaho arabikora ibyo bintu. Sasa rero mvuga ngo yakoze ikosa rya danje ni ukuntu yamufataga akamushyira kuri kamera, ibyo amubaza ntabizi, nta wazo umuntu amubaza ngo niwe papa wawe, ubona nyine ko asa nkaho ari gushaka kumunyega no kugira ngo asebye Gasuku ngo ngavuga ngo urango ni papa we ngo ibiki n'ibiki ngo ari muri Amerika ngo ibiki, undi nta nahari ntazi n'ibyo ari byo, ari gupfa kwikiriza seka gusa uyireba muri kamera akisekera, nta kindi yarashoboye. Bira bisa naho ari ni nko guharabika cyangwa se kuba wasebye umuntu mu buryo runaka, cyangwa se ukamuhindura ikindi kintu, cyangwa se ukamukoresha mu nyungu zawe nyamara we atazi n'ibyo arimo. Ririya rero niryo kosa uriya muhungu yakoze rya danje, rishobora no kumushyirishamo, kuko nk'uko twabwiwe ko Busyete ntawe uzongera kumukoresha mu kiganiro cya YouTube, ni nako uriya muntu yafasha agashyira kuri intuza, bapime barebe kuko nibasanga uriya muntu ari se wa Gasuku, bagasanga wenda mu mutwe nta bumuga bwo mu mutwe afite, aho wenda nta kibazo barababyumvikanyeho babikore, nibisanzwe muri showbiz birasanzwe. Ako nibasanga uriya muntu afite ikibazo cyo mu mutwe, uyu mutipe ngo ni ntuzabamwita ngo ikinde kuko nako kibagirwa amazina yako, ubundi umuhungu nkabarange sinjya nshiringa, sinjya nanabamenya abantu nkabariye. Uriya muhungu bamufate nawe agome abikurikiranwe, kuko yaba yakoze ikosa ryigeze kubuzwa abantu benshi cyane, we yaba yakoze ikosa rirenze. Noneho kuba yafashe undi muntu utari nase utazi neza niwe bijya akamushyira ku mbuga nkoranyambaga ashaka, biro ubundi babyita gusebya, no gusebya umuntu no kumuserereza cyangwa se no gutesha agaciro umuntu, umukoresha nyine ibyo atazi tu, kuko uriya muntu yafashe yamusebeje, ntabwo twe tumuzi, ariko afasha umuntu uraho wigendera utazi iyo biva no bijya utazi bya showbiz nyarwanda, ati niwe papa runaka, utangiye kumuzana umuntu arisekera, ntazi biva no bijya ameze nk'ufite ikibazo mu mutwe, nawe urabizanye ushyize ku mbuga nkoranyambaga. Uyu muntu rero wakoze iri kosa, uyu mugabo ngo ni Tayikuni, aze gukurikiranwa bazwe aya makosa yakoze, cyangwa se aze gukurikiranwa nawe bamukansore nk'ukuntu bakansorinze Urugendo Online ba Sam Karenzi, ni ba Sam, ni Sam nde harya ba Sam, ukuntu babakansorinze akabwira ati uyu muntu ngo ni Busyete, ntagire urongera kugira gute kumukoresha ikiganiro. None nawe rero bamukansoringa ejo n'ubutaha azongera akazana undi, cyangwa se akazana nunga yavuga ngo araza kubereka nyina wa Kasuku, ubwo urumva n'undi mukecuru nawe agiye kwizanira utazi biva niyo bijya, nawe amwite nyina wa Kasuku. Birashatse rero biriya bintu babihagarikira hariya, bakamuhagarika bakamubuza, yaba ari uyita butabera kansoringo bikarangira akagaruka mu kazi nk'ibisanzwe nta kibazo biba bitwaye. Ariko ukansoringa nabyo bikenewe, gukansoringa umuntu ukambwira ati iri ni ikosa wakoze babikenewe. Namuri kumwe nanjye Shackman, amahoro Imana wawe namwe, icyo nzajya mbona cyose tuzatubabwira, aho tubona aba YouTubers barengereye tubabwire, n'ibindi byinshi cyane tubafitiye mu kabubiko bwacu. Mukore meze mukore subscribe, mwongere muzamure channel yanyu y'abanyarwanda. Muri kumwe nanjye Shackman, salam shalom.